Reka ntangire mbasuhuza mwebwe mudukunda mukadukurikira umunsi ku munsi. Nitwa Cesar Ndayisabanje kubagezaho avugwa muri uyu mugoroba wo ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2025. Amakuru tuje kubabwira ni amakuru arimo aravugwa y'imyidagaduro, akaba ari amakuru ashimishije ku muhanzi w'umunyarwanda muzi muherutse no kwishimira cyane mukabimugaragariza witwa Israel Mbonyi. Israel Mbonyi niwe muhanzi wenyine rukumbi w'umunyarwanda uhawe amahirwe cyangwa se utumiwe mu kwinjira muri Trace Award Festival. Ibingibi ikaba ari igihembo gikomeye cyane gihabwa abahanzi baba barahize abandi, ariko kandi ikaba ari irushanwa rikomeye cyane. Murabyibuka mu mwaka ushize ryabereye i Kigali ndetse rizamo abahanzi benshi bagiye batandukanye. Mwibuka yuko abaje banabashije kuritsinda ari abanyanigeria harimo Davido ndetse n'umuhanzi witwa Rema. Ubu ngubu kuri uyu mwaka wa 2024 igihembo cy'umwaka wa 2024 kizatangwa ejo bundi ku itariki 25 Gashyantare muri uyu mwaka twinjiyemo wa 2025. Kikazatangirwa hariya hirya mu gihugu cya Tanzania aho bita Zanzibar cyangwa se muri Zanzibar. Abahanzi bazaririmbamo cyokora ntago abanyarwanda bari burire cyangwa se ngo bababare ari benshi, kuko Bruce Melody nawe yamaze kugaragara yuko azajya kuririmbana n'umuhanzi witwa Harmonize. Indirimbo bahuriyemo izabisingiza ndetse inavuga ku by'iki gihugu kigiye kwakira iri rushanwa. Ubwo ngubwo indirimbo ikazakorerwa igihugu cya Zanzibar. Mbibutsa yuko Zanzibar ni kimwe mu gihugu kiba mu gihugu nanone cya Tanzania kugira ngo byumve neza, kugira ngo Tanzania iboneke. Ubundi Tanzania ni estate, havamo umujyi havamo igihugu cya Tanganyika ndetse n'igihugu cya Zanzibar, byombi ubwabyo bigahuza izina bigahita byitwa Repubulika ya Tanzania ya TZ. Ahangaha rero niyo mpamvu Bruce Melody ndetse na Harmonize nabo bahawe amahirwe yo kuzaririmba indirimbo bahuriyemo ivuga ku bijyanye na kiriya gihugu cyangwa se ivuga ku bijyanye na Zanzibar, nkaho ariho hazaba hakiriwe iri rushanwa. Iri ni irushanwa rikomeye cyane riherutse kuba mu gihugu cy'u Rwanda, rikaba ryarabereye hano i Kigali muri BK Arena. Ubwo ariko ahangaha harimo icyitonderwa kuko igihe bari mu Rwanda umuhanzi witwa Bruce Melody niwe wahigitse abandi, ubwo yarahatanye n'abandi bahanzi b'abanyarwanda. Ariko impamvu yarahatanye n'aba bahanzi b'abanyarwanda si uko yari yaratsinze kujya muri iri rushanwa, ahubwo ni uko ryari ryabereye i Kigali bakongeramo icyiciro cy'umunyarwanda wahize abandi. Mubyumve neza, ntago ari umunyarwanda wari waratsindiye kubijyamo, ahubwo bongeyemo icyiciro cy'umunyarwanda wahize abandi banyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda. Bakavuga bati uyu muntu nawe tuzamuhembe. Bruce Melody niwe waje gutwara iki gihembo, ubwo yaje aherekejwe na producer Element ku rubyiniro. Ariko kandi Bruce Melody yari ahatanye n'abahanzi bari bashyizweho kugira ngo barebemo uwahize abandi, harimo Ariel Ways, harimo Bwiza, harimo Ken Soul, harimo Chris Easy. Abangaba bombi Bruce Melody yarabahigitse, abari uhembwa nk'umuhanzi wari warahize abandi mu mwaka wa 2023. Igihembo cyatanzwe 2024. Ibi ngibi byabereye muri BK Arena. Kuri ubu ngubu rero ntago byaje kuba byabera mu Rwanda, ahubwo byakomereje mu gihugu cya Tanzania, aho muri iki gihugu cya Tanzania agace ka Zanzibar ariko gace kahiswemo kugira ngo kabe kakakirwa. Cyokora umuhanzi wahiswemo kugira ngo azajye kuririmbira abaho cyangwa se azaririmbe muri iyo concert izaba irimo iratanga ibi bihembo by'abahanzi baba barahize abandi mu mwaka wa 2024, harimo Bruce Melody. Azaririmba mu ndirimbo ahuriyemo na Harmonize izaba itaka kiriya gihugu cya Zanzibar cyangwa se agace ka Zanzibar. Murabizi ko Zanzibar nayo ari leta, gusa kuba ifatanya na leta ya Tanganyika byombi bikaba byarakoze icyo bita Tanzania. Ubwo ngubwo rero Bruce Melody azajya kuririmbana na Harmonize indirimbo bahuriyemo nk'uko bisanzwe bizwi muri Trace Award
Festival, hazamo abahanzi babiri bashobora guhuzwa bakaririmba indirimbo imwe bahuriyemo. Ariko reka tugaruke ku muhanzi wacu, icyamamare cyacu Israel Mbonyi, ukomeje kuzamura ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, umwana wasizwe amavuta, umwana ukora ibitangaza, wujuje BK Arena. Umwaka wa 2024 waramuhiriye ku buryo bwari bwo bwose, ariko kandi biranakomeje na 2025 biracyashoboka, dore yuko uyu muhanzi Israel Mbonyi yakoze ibitaramo byinshi bitandukanye mu mwaka wa 2024, aho yagiye yibanda ku bitaramo byo mu bihugu bituranye n'u Rwanda cyangwa se mu bihugu bihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Harimo nk'igitaramo yagiriye muri Tanzania, harimo nk'igitaramo yagiriye muri Kenya, harimo kandi nk'ibitaramo yagiriye hirya no hino, harimo nk'i Burayi, ndetse n'ubu ngubu akaba yaraherutse gutangaza yuko afite igitaramo kigiye kuzajya muri Amerika. Israel Mbonyi waje kuba yahabwa amahirwe angana na 50% yo kwinjira muri iriya rushanwa rya Trace Award Festival. Indi 50% zayihabwa n'abajaji, gusa kuri ubu ngubu mu buryo budasubirwaho yamaze kujya ku rutonde rw'abahanzi bazaba barimo guhatana. Ntago byoroshye, ni irushanwa riba rikomeye cyane, ni irushanwa ririmo abahanzi benshi b'ibihangange, harimo nk'abahanzi bitwa ba Tyler, ba Rema, ba Burna Boy, harimo abahanzi benshi bagiye batandukanye nk'aba Ayra Star, ba Yemi Alade, harimo abahanzi benshi, ni amazina muzi, ni amazina akomeye cyane. Gusa twihuse mu rwego rwo kugira ngo tubagezeho ubundi bizabyifashe bite turabanza kubakumbuza kuri uyu muhanzi umaze kugaragariza abantu benshi ko ari umuhanzi ukomeye. Murabyibuka mu gitaramo aherutse gukorera hariya kuri Noheli muri BK Arena cyiswe Icyambu Live Concert, yujuje BK Arena, ndetse anasabwa ko yazongera gutegura iki gitaramo, ariko noneho akagikorera muri stade Amahoro. Mwibuka yuko harimo abantu bakomeye b'abanyacyubahiro, harimo nka minisitiri w'igihugu cy'u Rwanda ushinzwe ubutwererane ndetse n'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungire, ndetse na mushiki we yari arimo, ari we witwa Maria Nduhungirehe. Abangaba bombi banagumye kugaragaza yuko Israel Mbonyi ari umuhanga. Ese muri kiriya gihugu cya Tanzania ko twabonye kazaba hatanye n'abantu benshi bakomeye, harimo amatsinda akomeye kandi azi bya muzika, ariko ntago tuzamuva inyuma, twiteguye yuko azabatsinda. Twihuse rero reka tubereke mu cyiciro aririmbamo abantu azaba hatanye nabo n'uburemere bwabo. Ese nabo mu bihe bihugu, bafite amazina angana te? Ese abandi bahanzi bazaba barimo hano ni bande, bari ku rwego rungana iki? Ni ibintu rero bitoroshye. Umuhanzi w'umunyarwanda akomeje kuzamura ibendera ry'u Rwanda. Reka twihute turebe ngo azaba hatanye nande mu byiciro birimo. Muri iki cyiciro azahatanamo ni kimwe mu byiciro byashyizwe mu byiciro 24 bizahembwa cyangwa se bizaba birihatanwamo abaje guhiga abandi, ababashije guhiga abandi. Icyiciro arimo ni icyiciro cyiswe ko ari icyiciro cy'umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akaba ari umuhanzi uzaba yarahize abandi, cyangwa se mu yandi magambo ni umuhanzi mwiza mu cyiciro cy'abahanzi baririmbye indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Umuhanzi mwiza mu kuramya no guhimbaza Imana, ngiki cyiciro azaba arimo arahatanamo. Ibi byiciro uko ari 24, harimo iki cyiciro, kikaba ari icyiciro kizaba gihatana. Abangaba ni abaririmba indirimbo za gospel zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko hakazahitwamo umuntu mwiza wahize abandi, cyangwa se umuhanzi mwiza muri iki cyiciro. Israel Mbonyi se azabikora cyangwa bizamunanira? Sinzi uko ubyumva, icyizere ngiye kirahari. Wowe sinzi niba ubifitiye icyizere, watubwira muri komenti uko ubyumva. Ariko mbere yuko utubwira cyangwa se tubwire nta kibazo, reka nkubwire noneho abantu n'amazina hatanye nayo, ubanze wumva ukuntu ari ibintu bitazaba byoroshye mwuka byaramwe. Ntago bizaba byoroheye uyu musore wacu, uyu muhungu w'u Rwanda ukomeje kugenda azamura idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, kandi ugasanga baremeye. Hari abahanzi ahatanye nabo bitwa ngo Spirit of Blaze 10. Spirit of Blaze 10 bo muri Afurika y'Epfo. Abangaba umuntu ukunda gospel arabazi. Harimo kandi umuhanzi witwa KC Bloom wo muri Cote d'Ivoire.
Casey Bloom, uyu nguyu no muri Cote d'Ivoire cyangwa se Ivory Coast. Abangaba murabazi, abatabazi babanze bashakisha indirimbo zabo. Spirit of Blaze 10 bo muri Afurika y'Epfo, ndetse n'uwitwa Casey Bloom wo muri Cote d'Ivoire. Wagerayo ukareba, ukasakisha amazina, ukareba, ukabanza ukumva ko baririmba niba koko uyu musore wacu azabatsinda cyangwa se atazabatsinda. Ariko kandi ntago ari abangaba bonyine, ahatanye n'abarimo uwitwa Marcy Chinwo wo muri Nigeria. Marcy Chinwo akaba ahatanye n'uwitwa Ada Ehi nawe ni wo muri Nigeria. Ahatanye kandi n'uwitwa Belle Nkombo wo muri Tanzania. Belle Nkombo we muranamuzi. Harimo undi witwa Mudende Eddie Claude, uyu nguyu mumuzi ku izina rya Eddie Muramyi. Ariko tugarutse kuri uyu nguyu witwa ngo ni Bella Kombo, muzi ko mu minsi ishize yaje mu gihugu cy'u Rwanda ubwo yakoreshaga igitaramo cyo gufata amashusho ya alubumu ye mu gihugu cya Tanzania. N'umwe mu bahanzi bakunzwe baririmba indirimbo z'Imana. Kuri iyi nshuro agiye gukubitana na Israel Mbonyi. Mbibutse ko nta cyiciro cy'umunyarwanda kirimo hano. Impamvu ejo bundi bashyizemo icyiciro cy'umunyarwanda ni uko bagasodetsemo kuko byari byabereye mu Rwanda, ahubwo ubu ngubu noneho nabwo bagasodetsemo, ahubwo bashyiramo abo muri Tanzania. Bazahemba umuhanzi wo muri Tanzania uzaba wahize abandi muri uyu mwaka. Niko ibintu bizabyifashe. Muri ibi bihembo kandi abahanzi bahatanyemo mu byiciro byinshi ntago ari abo mu gihugu cy'u Rwanda, yega nta nabwo ari abo muri Tanzania, ahubwo abahanzi bahatanyemo mu byiciro byinshi ni abahanzi bakurikira. Harimo umuhanzi Tyla, harimo umuhanzi Rema, harimo umuhanzi Burna Boy. Abangaba nibo bahanzi bahatanye mu byiciro byinshi. Ibyiciro byose bombi bagiye babarizwamo muri ibi bihembo bya Trace Award Festival. Bombi bagiye bahatanye mu byiciro bitandatu. Usibye Diamond nabonye nawe wari ugiye kujya mu byiciro bitandatu, ariko we yahatanye mu byiciro bitanu. Reka duhere ku muhanzi witwa Tyla. Ahatanye mu byiciro birimo Best Female, cyangwa se umugore, cyangwa se umudamu, cyangwa se umukobwa, igitsina gore, umuhanzi mwiza w'igitsina gore cyangwa se w'umukobwa. Akaba ahatanye n'abatari bake, mbere yuko ahatanyemo n'uwitwa Makazdi. Iri zina rirangoye, uyu muntu nta nubwo ngiye nsanzwe mwumva, ngo ni Makadizi. Ahatanyemo na Makadizi, Chelsea Dinolata, akanyemo na Jose. Akaba ahatanyemo na Ayra Starr, muramuzi Ayra Starr, umwe umaze iminsi uri koroza ngo nyakubahwa umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ngo uyu nguyu yaramwihebeye, yaramurarikiye. Hari igitangazamakuru nabibonyemo. Akaba ahatanyemo n'uwitwa Tems. Akaba ahatanyemo na Yemi Alade, wa mukobwa nawe wibyinira utuntu wagira ngo ni utw'abakomediye cyangwa se ni udupupe. Ahangaha hakaba anahatanyemo, ubwo ngo ndacyabwira kuri Tyla, anahatanye muri Song of the Year, mu ndirimbo y'umwaka, naho arajyamo. Uyu nguyu ni Tyla twari tuvuzeho. Reka noneho tujye kuri Rema. Rema nawe ahatanyemo mu byiciro bigiye bikurikira: Best Music Video, video nziza. Ahatanye muri Best Global African Artist, ku muhanzi w'umunyafrika wahize abandi ku rwego rw'isi. Hakazamo bita icyiciro bita Best Artist, umuhanzi mwiza, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko kandi ni mu gihe Diamond ataburamo hano, dore ko nawe yaje agaragara mu byiciro bigera kuri bitanu byose.
ahangaha harimo nk'icyiciro cya Best Global African Artist, iki ngiki azanahuriramo n'uyu nguyu twavugaga hejuru Rema. Akagaragara mu byiciro bya Best Male Artist, mu bahanzi beza b'abagabo. Diamond ese azabikora? Ibihembo bya Trace bizatangwa ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri. Akangaka nako ntimugasige. Ni ibihembo bizatangira kujogorwa cyangwa se bazatangira kujajinga no guperforminga ku itariki 24 z'uku kwezi kwa kabiri. Aba bahanzi tuvuze bazaba barimo barabihatanira. Iri rushanwa kandi rizamurikirwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bifite aho bihuriye n'imyidagaduro. Hazaba harimo iserukiramuco rifitanye isano n'imyidagaduro. Hazaba harimo iserukiramuco ritandukanye, ibirori, ibikorwa, ibintu byinshi ariko bifitanye isano n'imyidagaduro. Mbibutsa yuko kandi mu mwaka ushize Abanyarwanda ubwo byabiraga mu Rwanda, Abanyarwanda bari babaye nk'abatumirwa kuko bongeyemo agace k'akiciro ko mu Rwanda, ariko ntabwo byari muri programme ubundi yabisanzwe kuko nta munyarwanda uri kuri standard yo kuba yahatanamo. Ariko ubu ngubu umunyarwanda yamaze kubonekamo. Ubwo byabiraga mu Rwanda bahembaga ibyiciro byinshi bigiye bitandukanye ariko hatarimo icyiciro cy'umunyarwanda witwaye neza. Iki ngiki cyamaze gusimbuzwa icy'umuntu wo muri Tanzania uzaba witwaye neza. Bahembye abantu bagiye batandukanye, ariko abegukanye ibihembo cyangwa se abatsindiye ibi bihembo ni Abanyanigeria babiri, harimo Davido ndetse n'uwitwaga Rema. N'uyu ngubu niko akitwa. Mu bahanzi bazahembwa kandi hazahembwa abahanzi baririmba injyana zigiye zitandukanye. Reka nze nzibanyuriremo, ariko hagati aho ngaho uramutse ubaye utarakora subscribe, twagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi muri video zacu zigiye zitandukanye, amakuru yacu abatandukanye yibanda mu Rwanda ndetse no mu karere. Tugiye no kujya tubanyurizaho ibyegeranyo umunsi ku munsi kuri ba bantu bashaka ibyegeranyo ndetse n'inama zijyanye n'icyo bakora mu buzima cyangwa se ku buzima bwabo. Byombi tugiye kujya tubya-uploadinga, ariko reka nihuse mbanyuriremo ku byiciro bizaba birimo guhatanamo hariya. Abahanzi bazaba bahatana ese ngo nabakora iki? Ni abahanzi baririmba muri ibi byiciro bigiye bitandukanye. Icyiciro cya mbere bazabanza kuba bareberamo cyangwa se ibyiciro bizaba bigize abahatana harimo Afrobeat, abahanzi baririmba indirimbo za Afrobeat. Abangaba bazahembwa. Hahembwe abaririmba dancehall, hip hop, afropop, mbalax, amapiano, zuke, kizombo, genge, coupe de kale, bongo flava, sauku, gospel, lai, kompa, R&B na rumba. Ibi byiciro byose uko mbivuze bizaba birimo hariya guhatana: Afrobeat, dancehall, hip hop, afropop, mbalax, amapiano, zuke, kizomba, genge, coupe de kale, bongo flava, sauk, gospel, lai, komba, R&B ndetse na rumba. Ahangaha bikazaba ari byo byiciro bizaba birimo guhataniramo hariya. Umuhanzi uzaba watumiyemo cyangwa se umaze gutumirwamo uyu munsi azaba yahawe icyizere kingana na 50%. Iyindi 50% izatuma hamamo azayihabwa n'abajaji. Ushobora kuba wahawe icyizere uyu munsi, ariko irushanwa ryatangira abajaji bakureba bakabona uko utari kuri standard yo kuza gukompeta n'aba bahanzi, bakakubwira ati rero muhungu wacu twari twakwibeshyeho, twaje gusubira muri galeri tureba utuntu wagiye wikoresha, tubona ntago uri ku rwego rwo kuza guhatana muri Trace Award, ahubwo wowe isubirira ara kuri studio mu Gatenga cyangwa se ku Gisozi, bagende bongere bagutyaze. Nugera ku rwego rwo gusohora ibigoma nka 5 byikurikiranye byo kwa Element no kwa Kiss, aribwo uzagaruka rwose natwe wenda tuzaba tubona yuko bikwiye. Ntawamenya rero
Israel Mbonyi nk'umuhanzi w'u Rwanda wa mbere winjiye, amateka arayanditse, niwe muhanzi wa mbere umwe rukumbi winjiye muri Trace Award Festival nk'umunyarwanda uhatanye cyangwa se winjiyemo abikwiye, yabikoreye nta favere yo kuvuga ngo twaje kubikorera iwanyu ngo tubategamo agace ko kugira ngo namwe tubashyiremo. Israel Mbonyi reka tuzamushyigikire turi benshi, tumusengere, tumusabire. Ni umwe mu bahanzi bakomeye kandi beza muri kariya karere. Ntago ari ubwa mbere azaba ataramiye mu gihugu cya Tanzania, afite abakunzi benshi. Muribuka yuko yari yaraherutse gukoreraho igitaramo. Ururimi rw'igiswahili ni ururimi yisangamo, ni ururimi amaze igihe ya performingamo, ni ururimi yakoreyemo indirimbo yitwa Ninasil, indirimbo imaze kurebwa n'abantu benshi ku rukuta rwe rwa YouTube. Ni umuhanzi usanzwe umenyereye kariya karere k'abantu bavuga ururimi rw'igiswahili, harimo abanyakenya, dore yuko nabo abafitiye igitaramo. Ni umwe mu bahanzi bari international, ni umwe mu bahanzi bazi performance, akaba agiye guhangana ariko n'abandi bahanzi batoroshye nkuko mwabonye bari aba Marisi Chinwo, ba Eddie Muramyi. Aha, reka turebe noneho niba azabikora akabidukorera. Bashishikariza kugumya gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru yacu tubagezaho hano kuri KT Zone. Ariko kandi niba ari ubwa mbere uturebye cyangwa se akaba aribwo ugifungura ekara yawe, nyakira amashusho yawe, kora kuri subscribe twibanire. Nitwa Cesar Ndayisaba Theogene, ubundi tubonane muri video aho ndibuze ngaruka mbazaniye amakuru menshi ari bube agezweho